ibyiza by'u Rwanda reka nsingize u Rwanda Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma ibihumbi byiza by'u Rwanda. Muraho Ngabi, muraho Makuza we, muraho Professor. Muraho neza. Abadukurikiye rero nk'uko musanzwe mubizi, turabakiriye kuri Nkurangire Iwacu nk'uko tumaze igihe tuganira ku bijyanye n'umurage wacu. Turatangira tubaramutsa tubasuhuza nk'ibisanzwe abo hirya no hino aho mutuye, aho mudukurikira, haba abatuye Burasirazuba, haba abatuye Iburengerazuba, Amajyaruguru n'Amajyepfo. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe nk'uko twabibasezeraniye ko muri uyu mwaka wacu, umwaka w'i Rwanda uhera muri Nzeri, ibiganiro bizanyurana n'ibyo mumenyereye. Umwaka washize njye na Ngabire twarabaganiriraga, ariko hari abashobora kuvuga batese aba bagabo cyangwa bakiri bato ibintu babikura he, si ibintu bihimbahimbira. Uyu mwaka rero twabasezeraniye ko tuzabahuza n'abantu, tuzabahuza n'ahantu, tuzabahuza n'ibikorwa by'umurage ku buryo musobanukirwa neza. Uyu munsi rero mbere y'uko mbabwira tugaha n'ikaze umutumirwa kuri uru rubuga, umuntu ukunda umurage wacu ndetse araza kubitubwira. Reka ndarike Ngabire nawe agire icyo ababwira nabasuhuze, hanyuma dukomeze. Ikinini navuga nyine ni ukubaramutsa nk'uko watangiye ubivuga, nkabifuriza kugirira amahoro i Rwanda, twese tukishyukira mu Rwanda nk'uko mu muco wacu bajyaga abakurambere bacu babyifuza. Ndetse nakishimira ko abanyarwanda bagira umutima, abagabo bakagira umutima, abagore bakagira umutima, inka zacu zikagira umutima, kubera ko ibyo ari byo bitera kwishyuka, u Rwanda rugakura ruhumeka ubuhoro. Ibyo ndabivuga mu ntara zose, haba mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo. Ubwo ndavuga abagiye hanze y'inkiko dufite ubu ngubu z'u Rwanda rwo muri iki gihe, ariko bari mu Rwanda rw'iyo, niko twebwe mu muco wacu tubyemera. Nanjye rero ndabasuhuje, nishimiye uyu munsi. Ni ibintu ntari nzi ko mu minsi nk'ibiri ishize byari kushobokera, ariko Imana y'u Rwanda ihorana natwe. Ndabasuhuje rero kandi bifurije ikaze mu kiganiro. Abashya rero, abashya muri iki kiganiro baba baje mukurikiye uyu munsi ari bwo bwa mbere. Njye nitwa Makuza. Ngabire mwamwumvise, ariko kaduha umwanya umutumirwa wacu Professor nawe abibwire anabasuhuze, hanyuma tubone gukomeza ikiganiro. Professor, karibu kuri Nkurangire Iwacu. Murakoze cyane. Murakoze. Ndabishimiye rwose, ndabishimiye, ndabashimye kuba mwashoboye kumuha umwanya mukaza mukansura, mukareba n'uko meze, mukareba ko ngihumeka, ntabwo ko ndaho mpumeka, meze neza. Imana ikinkomeje, ndabona n'uyu mwaka tugiye kuwurangiza neza. Imana yarawumpaye unyongereye, ngo n'umwaka utaha izawuduha. Imana rero cyambaye kurama, kandi kurama Imana ibimpa kuko mfite namwe
bana turi kumwe mugeraho rimwe na rimwe mukanyibuka mukansura. Nkuko rero busaba wavuze ko nyavuga undi we kwavuze ndi profeseri Nyagahene Antoni. Ndi profeseri ubu ngubu ndi kwigisha ndakigisha ko ngifite akazi ngikora akazi ndi kwigisha muri Université ya Gitwe. Ariko ubundi ubusanzwe ndi profeseri wo muri za kaminuza kuko izo mu Rwanda zose urebye nazigishijemo. Kuva muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, Université Nationale y'u Rwanda nabaje no kwigamo hanyuma nyigishamo, njya no kwiga no mu mahanga mvayo, ibyo turagenda kugenda tubiganiraho. None ubu nyigishije no muri za kaminuza za Kigali, muri NIRAC, muri University of Kigali zose mbese nagiye njyamo ntanga amasomo. Nigishije ndetse no muri Université ya Kibungo ikiriho na Teke, nigisha no muri Seka ndetse hirya no hino. Ndacyaka ko n'abana maze kwigisha maze kurera ndumva barari benshi cyane. Niba urubuga rwanyu rugira kure ndacyaka ko hari benshi baza kumbona bishime bazi ko ndakiriho batari bazi ko nkiriho. Ndi umwarimu rero muri za kaminuza nigishije n'u Burayi igihe kirekire. Urebye n'u Burayi nagishije none nigishije igihe kinini uko nagishije imyaka irenga 25 hariya mu Bufaransa i Paris. Naho nize igice cya gatatu cya kaminuza. Nize rero ibyerekeye amateka y'isi, ariko ndetse ubushakashatsi cyane ku mateka y'uru Rwanda rwacu. Renda maza kumbonera umwanya babwire ayo ubushakashatsi icyo nashaka kugeraho n'icyo nagezeho. Kwiga mu by'amateka, ariko nkora ubushakashatsi ku mateka y'u Rwanda byarangoye cyane ko nashaka kwiga ibyerekeye uko abanyarwanda babayeho, imibereho y'abanyarwanda, amateka yabo, ni mbese uko amateka y'uko babayeho rwose. Noneho nabyiga rero ari ibyerekeye imitegekere n'imibanire birangora, ari ibyerekeye uko bajya birangora, biza gutuma ngomba gushaka izi za diplome. Byo cyatumye njya kwiga n'ibyerekeye archaeology, ni ukumenya ibisagaratongo, ibisagarabutaka. Ubwo ndavuga nti niba amateka ari kundushya, nibura wareba no munsi y'igitaka ibisigaratongo iki bituma noneho ndetse subiramo. Ubwo nabonye ngombye gushaka za diplome 3 maze gukora archaeology no kwiga anthropology. Ariko byose kugira ngo ngiye ko namenya amateka y'u Rwanda. Ayo mateka y'u Rwanda rero cyane ni imibereho n'imibanire y'abanyarwanda, cyane mu byo nakuriyemo habona uko abanyarwanda babayeho babana, nza no kubona basubiranamo kugeza naho bicaye. Uko nize uko nakuraga ibi byose narabirebye, ariko nibaza ese ibintu bikomotse ibintu bivahe. Icyo cyane gukurikirana. Noneho bikurikiranye nagira nya nakora ubushakashatsi, arabo mbajije bakansubiramo birya Kagame yangize, Padiri Alex Kagame yangize, bakambwiramo iby'abatutsi, abahutu n'abatwa, bakambwiramo iby'ubuhake, bakambwiramo ibyejo bundi abazungu bafite bamaze kubaryanisha. Ariko kibigere mu ntangiriro ese byakomotse byaje bite. Niyo bituma navuze nti reka njye no muri anthropology, donc nige za principe, nige rwose ubumenyi bw'imibanire y'abantu batari mu Rwanda gusa, atari yo kwisi hose. Kenda byafashe ibyo rero aho ngaho rero niho batumye ngera yenda kubona ngeze ku byo nagezeho, ku byo namenye
ni ukuba narateranyije byose ku bumenyi muri histoire, amateka, muri archéologie, muri anthropologie, naho ubundi byari byankomereye cyane. Ubwo byo ibitekerezo nagezeho ko abanyarwanda babayeho turajya kubivuga. Nuko ndiga rero ngera uko nabwiraga maze kwiga muri Université y'u Rwanda nigishamo bigeze njya gukora la PhD bya doctora nyine mu Bufaransa, ndetse maze kubibona ariko za PhD icyo gihe mu Rwanda basubiranye mu byacitse bijya bishyira muri jenoside. Ubwo byatumye nanjye ndashobora kugaruka mara igihe ndi mu Bufaransa. Nicyo gituma ndavuga nti Imana yarwanye, kuko iyo bikiba ndi mu Rwanda ntari byari kumpitana, ko byahitanye abanyarwanda benshi munsi, byahitanye ndetse n'abantu benshi mu muryango wanjye. Ubwo nagarutse nasanze benshi barigendeye barahise ari abavandimwe, ndetse n'umugore ye mu Rwanda ajya kwiga nasanze nawe byaramuhitanye. Ariko abana barokotse bashobora kunsanga mu Bufaransa, babanayo, bamwe baracyariyo abandi baraje. Ubwo rero muri 2008 niho nagarutse mu Rwanda, nongera asubira mu kazi kwigisha, mbese kuba umwarimu nibyo nigiye. Nicyo nakoze cyane ko yenda sinayibahisha abo twiganaga n'abakinabonye bajya muri politiki, ndetse nanjye rimwe na rimwe hari igihe bajyaga ku gihe cya Habyarimana, igihe cya Kayibanda, kuko ku gihe cya Habyarimana nari mukuru nigisha muri universite, bajyaga baza kundeshya ngo njye muri politiki, ariko nkabihungira kure. Ababigiyemo nabonye baragiye bariyanduje, babanye nabi. Nigishije muri kaminuza y'u Rwanda tukiri i Butare, hanyuma baza kutwimurira mu Ruhengeri, Nyakinama, amashami ya lettre y'indimi n'amateka n'ikiga twimurira Nyakinama, aho mpigisha imyaka 8 mbere y'uko njya i Burayi. Akazi ko kwigisha n'ubushakashatsi nakoze. Murakoze cyane. Professor arakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye mwumvise umutumirwa, umubyeyi Professor Nyagahene twabazaniye. Ndatekereza ko benshi bamaze kugira amatsiko menshi. Mwumvise ko we yifuje kumenya iby'iwacu, abijyamo aranabyiga, ajya no mu mahanga arabyiga. Ari nayo mpamvu twifuje kugira ngo aduhanure, tugire ibyo tumukuraho. Kandi Professor tugushimira ko wanze gusazira mu mahanga, ahubwo ukavuga uti reka ntahe nsubira iwacu, nanjye ntanga umusanzu. Kandi mu by'ukuri abo umaze kwigisha ni benshi, ari nacyo kitujyana nyine mu cyatumye twifuza. Njye na Ngabire twaricaye turavuga ati ariko se ubu ko tuvuga ko dukunda umurage wacu, dukunda igihugu cyacu, ubu umusanzu dutanga mu mirimo isanzwe urahagije? Ko ibyacu byasigingiye nta musanzu twatanga. Nibwo twavuze ibyo dushoboye, katuze natwe tujye mu mujishi, twunganira abandi bari aho, cyane nkamwe n'ubushakashatsi bwinshi mwagiye mukora. Tukaba abadukurikiye bafite amatsiko. Hari benshi batubaza batese ibi bintu by'umurage by'imibereho yacu twabagaho mu Rwanda rwo hambere ndetse y'abo bakoloni, ese hari icyo byadufasha ubu usibye kubyumva nk'amateka tukabyiga? Abadukurikiye barabizi ko tumaze umwaka dutanga ingero zitandukanye, ariko bagakomeza gushidikanya, bakavuga batese hari aho bihuriye n'iki gihe? Hari icyo byadufasha? Uwo murage wacu hari icyo wadufasha uyu munsi mu mibanire yacu no mu iterambere ryacu? Nibwo twavuze tuti rero twebwe dushobora kuzajya
tubivuga tukazamara ibinonko bikatugora, ariko nko kuvuga uti byarangoye bisaba ko njya no mu bisigaratongo no mu munsi y'ubutaka. Natwe rero muri uko kugorwa bavuga ati rero kadushaka abandi batwunganira, profesa aharaho abakunda umuco, abakunda umurage babyumva, natwe tukunguka ko nyine tuje kwiga birusi. Ni ukuvuga ko ese nkawe ibyo wize, amateka, umurage w'Abanyarwanda naho ugiriye, hari abatekereza ko umuntu wabaye mu Bufaransa imyaka iyo yose yigisha yakabaye rwose batabyikoza yumva ari no guta igihe. Ese wowe ubona umurage wacu hari icyo kuwumenya no kucukumbura, hari icyo byadufasha? Murakoze cyane. Murakoze cyane Makuza. Murakoze cyane. Natangiye nakare n'abashimira n'uwo mugambi mwagize rwose, muvuga muti ntabwo nava ngo muracyari bato, ariko ntimuraba abantu bakuru cyane, bacyafite imbaraga zo gukorera igihugu, zo kunganira, kujya mu jisho nk'uko yabivugaga, rwose mukungura Abanyarwanda cyane cyane muri urwo rwego rw'umuco n'imibereho y'Abanyarwanda. Ibyo nabyo nibyo urumva ari ryo somo natanga, naryo somo nagezeho. Abanyarwanda bacu, ababyeyi bacu n'abakurambere, kubona abazungu, abakoloni baza bakatugezaho batugejeje murahareba, nuko badutwaye umuco. Baravuze bati Abanyarwanda ntitwashobora kundi kereka tubavanye ku muco wabo, kuko umuco w'Abanyarwanda ushingiye ku rukundo, nk'uko Imana y'u Rwanda bivuga, ushingiye ku mubano mwiza, umubano wabo. Kubaho ni ukubana. Abanyarwanda uko bavuze barabanye bameranye neza batya. Baravuze bati rero kugira ngo tubashore nuko twabatanya mu muco, umuco wabo twawutesha agaciro. None bavandimwe, bana banjye, Banyarwanda dukunda, aho twaguye naho ni ku muco. Aho ngaho ni naho azadukiza, ni naho tuzakirira tugarutse ku muco wacu. Ibyo mukora ubushakashatsi nibyo rwose bizatuvana ahabi turi. Ntabwo turahava, nimugire ngo hariho twari twagera rwose, kubera ko uwo muco badutwaye. Kugutwara umuco niko kugutwara ubwenge bwawe. Badutwara ubwenge, batuvanye ubwenge mu mutwe, barakubura, barakoropa, wa mugani n'imvugo y'ubu. Na n'ubu agatima ntabwo karagaruka rwose, ntabwo turasubiza agatima impembero neza. Imana y'u Rwanda ibaho kandi koko, na kagozi ka bugingo k'Abanyarwanda kabaho kadacika, katugariye tugira Imana igira itya nyuma ya biriya bya Jenoside, nyuma ya kuriya Jenoside bakoreye Abatutsi, tugira Imana tubona ubuyobozi bwiza buragarutse, tuje kujya ku kazi bwiza. Ndakeka ko kuva ni Burayi numvise gahunda y'ubuyobozi uko iteye nyuma ya Jenoside, cyatumye hari nanjye ngaruka mu Rwanda, reka njye gufatanya n'abandi. Nuko twabonye ubuyobozi bwiza. Maze rero abayobozi dufite cyane cyane uriya perezida wacu Paul Kagame, yakoze byinshi byiza, ariko ibyinshi cyane ni kutugarura iwacu kuri gakondo, ku muco wacu, kuko niyo wadukiza. Kiriya gitekerezo cyabaye ingenzi, kandi sinzi ko twari kukigezaho ubwacu tutabonye umuntu utuzahura udukubita agashyi. Nuko atugarura ku muco. Noneho ibyo nigisha
ibiganiro ntanga nk'uwo mazima intara ibiganiro natanze hirya no hino cyane cyane aho ngera ni uko tukiri muri alienation mentale twabonye batubwiye ngo independence nubwo niyo atariyo twabonye na jenoside irahagarara ahasigaye ni ukuzirogoza mu mutwe tukirogoza uburozi abazungu badushyizemo kandi buracyarimo pe kugeza ubu abazungu bari guca hirya bari guca hino bashaka kugira ngo batugumishemo tugumishe muri ubwo bucakara ubucakara n'uwo mutwe ni bw'ubu ubwo rero hari mbaye nkugera ku ndunduro y'isomo tutaravugana rwose uko ibyo byose aho uko nabigenzemo nabwira no ku buzima bwanjye kuko Imana nziza nanjye mva ni Burayi wavuga uti murashimira ko nagarutse kugira ngo nanjye ntange umusanzu nk'abandi nuko nzi neza ko ari umusanzu natanga utashobora gutangwa n'undi wundi n'umwe hari ibintu nzi mfite mbona ku buryo nta wundi ubishobora kubikora nk'uko nabishobora kubera ko njyewe nabirebye n'amaso mbibamo bingira ingaruka yongeye no kubyiga birangorana ukuntu byangoye bituma mbiva imuzi n'umuzingo ntabwo ukuntu nagombye kwiga amateka kuko nize amateka nagira ngo ngiye kugira icyo menya ngasanga ntaho navuye ntaho nagiye ndacyari muri ibyo Padiri Kagame yanditse ndacyari mu byo abapadiri babera banditse ndacyari mu byo abazungu batwandikiye kuko nibyo bitabo bihari nibyo byari bihari nibwo bitumye mvuga nti reka njye n'abagoranye njye muri anthropologie njye muri archaeologie kugira ngo mbone ntabwo nzi niba hari undi munyarwanda washyize hamwe ibyo bintu bitatu kugira ngo abyumve nanjye ndabishyiraho hamwe gatatu ntabwo nari kumva amateka y'u Rwanda kubiranyije iyi mibanire ikubiranyije iruhije kandi abazungu bashatse kutuvanamo baduta kure yayo kugira ngo tutazayamenya nuko bari n'abazungu nabyo baramajije kuko namenye abazungu icyo ari cyo rwose namenye uko bagiye inama yo kuducinyigiza inama yo kuduvana ku byacu kuri uwo muco cyane cyane kugira ngo babone uko badutwara n'ibyo twari dutunze abo bakoloni abanyaburayi baraza bati tugiye kwiga umuco kuko abapadiri turaza kuhagera mbano abantu babyanditse bari bavuga ngo reka tuyihe umuco wabo baranyayandika cyane ariko ko abazungu abapadiri cyane bagiye babyiga umuco wacu babyize ku buryo bawica ku buryo babyiga babitesha agaciro mbese bifasha inyungu zabo bati tubavana ku byabo tuberekeza ku byacu cyane cyane rero noneho bigera no mu madini noneho buriya amadini aratudaha atuvana ku byacu kuko aba nk'indunduro arahanagura burundu tukibirimo turarivamo nkamwe tumaze iminsi tuganira numva ukuntu mushaka kwibohora ariko ni gake kwibohora bizaruhanya cyane biratuma abantu benshi ibi barabyumva bakumva ingorane twahuye nazo bakumva uburyo nyine ubuzahare twagize ariko bakavuga bati yego nibyo turabibona ariko se ni nk'izihe ngero bati muduhe ingero kuko abantu batazi ibyatubayeho iyo tubivuze muri rusange hari igihe bibajijisha bigasaba ko dufata nk'ingero z'ibyo twari dufite bizima
noneho n'uburyo twabitakaje n'ingaruka bidufiteho uyu munsi. Ese hari ingero runaka zifatika watubwira uti dore icyo twari dufite tukaba ubu twaragitakaje, tukaba byaraduhombeye muri ubu buryo, uburyo ibi n'ibi twongeye tukabiha agaciro muri uko kwirogora wavugaga, byatuma ingaruka birimo kutugiraho zitarushaho kwiyongera, ku buryo abantu nyine hari ukuntu abantu babona nyine ibiriho ubu ngubu bakavuga bati ahubwo ubuzima ni ubu, ibyo si by'iyo, hari ikizima kiriyo twatakaje. Mwumva ibyacu byabaye ibishenzi, biba bibi, ndetse ntibyagarukiye. Burya ikintu kibi bakubwiye bati kiriya gipfunyika ni kibi wagikubaganya, ariko byararenze bibi bishitani. Yavuze ngo ikintu ni igishitani, ucyumvise buri muntu akizwa n'amaguru. Ese muri ibyo bintu byacu bapfunyitse bakabyita amazina adashobotse, hari ingero z'ibintu birimo bifatika abantu bamenya? Wenda ni byinshi, ariko urugero nka rumwe cyangwa ebyiri kugira abadukurikiye nyine bumve igihombo turimo uko kingana, kugira ngo abantu uko banabyumve dukwiye kujya dutanga ingero. Ingero rero wazibonye uje uvuga uti ubwo akavuga ngo ibyacu umuco wacu ni pagani, ni ibishitani, ni bure, ni ibishenzi. Urwo ni rwo rugero rwa mbere nakubwira. Abakoroni rero ari abadiminisitrateri ba politike ndetse bo bari bakeye, bahera ko badushyira muri za kiliziya, mu madini, ma misiyoneri, abari batangira nyine kutwigisha. Amashuri abaraje, ishuri rya mbere hari ry'i Nyanza mu gihe cya Musinga. Musinga namwanditseho hari ibyo nagiye mwandikaho mushima, kuko Musinga burya niwe wabaye uwa mbere wabanje kubyumva, abaresista. Ntabwo yanze kubakira, ariko nk'iryo shuri avuga ati ngaho nimuzanye muri iri shuri rya Nyanza, ariko mutashyiramo ibintu byanyu byo kwigisha. Bati mwigisha abantu ururimi Igiswahili, ndetse bashyiramo n'Ikidage cy'Abadage, ariko mwigisha abantu kwandika, gusoma, ariko mutazamwe ibintu byo kwigisha. Kumurigisha ko muzanye iby'umwami Kristo. Musinga yari umugabo cyane, se uwo mwami uruta umwami w'u Rwanda, uwo ni mwami we. Niba nakomeye, niba ari iki, ariko ukaba umuzanye muri iki gihugu ukamugira umwami, nuko yabaje kunsimbura. Iwe mwamuzanye nta kundi, nta bami babiri mu gihugu, ni mu muco wacu mu Kinyarwanda nta kirazira n'abami babiri mu gihugu. Yumva ko koko bazanye umwami Kristo cyangwa Imana umwami, tuzi ufite Imana y'u Rwanda, iyo y'Imana yindi bazanye. Kandi bahera ko baza izo n'ingero zose bavuga bati Imana y'Abanyarwanda siyo, Imana y'u Rwanda siyo, ntabwo ari Imana niyo tubazanye. Babanje ari Mungu, banza ari Mungu. Icyo gihe Abanyarwanda babanza no kuberwa ibyo ari byo by'imungu, basa n'ababyemera, ariko nyine ari na Mungu y'Imungu nyine rwose yatumunga. Ibyo ari yose Musinga arabirwanya, arabyanga. Urumva, ntabwo twanze ishuri, ntabwo twanze iki, ariko yamenye neza ko iryo shuri ari ryo kutwishyura umuco, arabifindura. Ibyo bintu bigeze birorera kwiza n'ubu, iryo shuri ry'abazungu ryo rikiriho, rikitumungira umuco. Ntabwo turabihinduka, ntabwo birahinduka. Burya ibyo twigisha iby'abazungu, cyane ko twigisha no muri by'amadini nyine, ari amashuri ya leta, ari amashuri y'amadini, hose twigishiriza muri ibyo by'Uburayi. Urumva rero ishuri riraje,
noneho na za kiliziya na misiyoneri za misiyoni ziraza nubwo twize kuganira kare mbabwira nti uzi ko buriya aho bashinze za misiyoni hose ari aya misiyoneri b'agatolika ari aya misiyoneri b'abaporotesitanti ari aya misiyoneri b'abadive kuko abazungu baje bafite umugambi kandi uwo mugambi bari bawusangiye ari abapolitiki b'abasivili ari abamisiyoneri bari bawusangiye bajya bavuga ngo yaba ari baza mujya muyumva ngo ya Leopold yabandikiraga niba ariyo siba ntabwo ndamenya niba ariyo cyangwa atariyo ariko rero igitekerezo kirimo cyo nicyo avuga ati ntabwo mugiye kwigisha Imana barayisanga ariko mugiye mubigishe ku buryo basikara batupfukamiye tukavana bijyabo mukazana ubukungu mukabambura mukabashyira bakabijyana mu Burayi nyine kandi niko byagenze koko ari ababirigi ari abadage ari ababirigi iyo gahunda bari bayifite ishuri idini ishuri uvuga ngo yicukira umuco ishuri nuko ritubwira ngo anga iwanyu ishuri batushyizemo ishuri bashyizeho bafonze kandi wabo ribatoza gukunda iwabo gukunda igihugu cyabo naho twebwe bati anga iwanyu bigenda bitya ku buryo umwana akura yumva ko agiye kurusha se ubwenge ise atashobora kuba yaba akimuhana bamubwira ati shaho umwana wanjye umukobwa wanjye umusore wanjye ibintu bigenda bitya umuco wacu ugenda utya dore indangagaciro tugenderaho nuko ugomba kubaha so na nyoko nuko kubaha umubyeyi ariko atari ababyeyi bakubyaye gusa agomba kubaha umuto yumvira umukuru umuto yubaha umukuru kuko umukuru niwe ukugeza ku Mana burya abanyarwanda nyine twubaha Imana dufite Imana yacu iyo Mana inyuranye cyane n'indi bigisha amadini babivurunze nk'uko ubivuga kugira ngo ahangaha bibaye ngombwa ko ninjira mu nta kibazo rwose nyunganira mu kiganiro uvuga uti umuto yumvira umukuru kandi umukuru kuko abazi ko umuto ari we mukuru w'ejo akamwubaha atari ukumwubaha nko kumucira bugufi kuko mbere hari ngira ngo mu bitabo byinshi birimo ariko atari byagiye nyine mu bitabo ariko bundi byabaga mu mitima y'abanyarwanda aho bajyaga bavuga nk'abavuzi ubu babihinduye ibipagani nk'uko Makuza yabivuze ngo bakavuga bati umupfumu ubundi umupfumu ni ijambo ryiza ni umuntu nyine ufite ubushobozi bwo kubona hirya y'aho abantu basanzwe bashobora kubona ubonera abandi kure ubonera abandi kure akabarebera ijisho ryabo aho rigarukira akaharenza rero yajyaga agira ukuntu ajya nko yaba ari ukugira iyo ndagu cyangwa se no kuvura mu gihe ari indwara cyangwa kurogora akavuga ati umwami yumvira Imana kugira ngo abantu bamenye nyine ko umuntu mukuru nk'uko Professor yarabivuze yajyana abantu ku Mana kuko umwami nyine aruta abandi bantu kuko mu bantu ni Imana ubundi umwami yumvira Imana umugabo akumvira umwami umugore akumvira umugabo abana bakumvira ababyeyi igiti kikumvira umuvuzi iyo ni formule ni amagambo bavugaga mbere yo gukora ikintu cyose bari abapfumu bari abavuzi ubu ngubu ngiye kwigisha amateka mu ishuri wanjye yego iyo formule niyo mbanza niyo igomba no kubanza ahubwo n'ubundi sigigi yego igiti cyumvira umupfumu umwana yumvira se na nyina umugore yumvira umugabo cyane umugabo yumvira umwami n'umwami akumvira Imana nguko uko byitondekaga niko yafataga icyatsi cyangwa uko nafata telefone n'umupfumu
kakibwira si igiti bivuze iki babwira nyine wagiye kuvura n'ubabwira ati murareba ari igiti ntabwo kikiri igiti yego iki ntikikiri igiti si igiti kuko ngiye kukibwira ngo kigende kimvurire uriya musaza uriya murwayi si igiti igiti nk'uko iki giti kinyumvira niko umwana yumvira se na nyina niko umugore yumvira umugabo niko umugabo yumvira umwami niko umwami yumvira Imana byose ibintu bigatungana. aha ubwo rero narinjiye muri iryo jambo profesa nyine yavugaga kugira ngo abakurikiye Nkurangire Iwacu bumve akajagari kadasanzwe abo batindi batagira umutima bazanye mu iki gihugu. Yabivuze ubwo wamusabaga urugero rw'ikintu twatakaje bwa mbere na mbere. Ikintu cya mbere twatakaje nitwe kugeza ubwo umutima wo wavugaga rwose tubura umutima tubura intekerezo kandi noneho twageze ku rwego udashobora kubitekereza niyo baba babivuze. Ndatanga nk'urugero no kuvuga ngo wakunze kuvuga amadini nge ntabwo mvuga kiliziya gusa n'amadini nyine amadini yose kuko kiliziya amadini y'amavamahanga kiliziya igira uko yambaza Imana zayo n'abandi bagira uko bambaza izabo ndetse ahubwo abantu bagombaga no kwibaza iriyo ya nyayo kuko nyine nimba umuntu asenga Imana kuwa gatandatu atajya yikamureba ijisho ribi undi akangwa yisenga ku cyumweru yabitatira ikamureba ijisho ribi. Hari n'abagira itazi n'ikinyarwanda bayivanye muri Aziya b'Abarabu bakumva ngo ari urumva ntiyabiya hano itashobora no kumva n'ururimi rwacu ariko barabiyobotse babiminuzamo. Ariko by'umwihariko ubukirisitu Yesu Bibiliya bigishirizamo nyine ibijyanye n'iyo myemerere yarabivuze muri Luka arababaza atese aho ntimwibwira ko nazanye amahoro mu isi ati jyewe naje nje gutanya abantu kugira ngo umukazana yoye kumvikana na nyirabukwe umwana yoye kumvikana na nyina ati uhereye none ababiri mu rugo ntibazahuza. Uwo ni umugisha se twari twakiriye biranditse baranabisoma abantu ukabona batashye baseka batumva ko bakiriye ishyano bakiriye muri kumva kugeza ubwo tubura n'intekerezo zoroheje zo kubona kuryo nta mugishuje tukakira umuvumo kuko ni umuvumo uzatuma umwana atumvira se ugatuma umwana atumvira nyina ugatandukanya umukazana na nyirabukwe kandi umukazana ubundi yafataga nyirabukwe nkaho ari nyina mushyashya abonye akamwubaha kugeza nubwo atavuga izina ry'akaritsinda nk'uko umuco wacu wabigena. Ubwo rero naringize ngo nunge mu rya profesa nerekana ko koko ibyo bintu byose yaje kuturandura neza. Murakoze cyane profesa ndetse na Ngabire. Impamvu ibi bintu turimo tubitindaho ni ukugira ngo nyine abadukurikiye babyumve byageze kure aho umuntu nyine profesa yakoresheje ijambo ryiza kwirogora kuko umuntu twageze habi avuze ikintu gikomeye ati aho ishuri twize ryereka umwana ko arusha se na nyina ubwenge abarusha kumenya iyi si n'imibereho yayo bigatuma atagishobora guhanurwa. Bikaba bitugejeje aho turi ubu aho abana barimo batandukira ndetse nsubiye n'inyuma ayo mateka watubwiraga aho umwana yatahaga avuye muri iryo shuri ababyeyi n'abaturanyi bakavuga bati nyamara ibyo bintu bakwigishije si byo dore twe twarabanye twahanye inka burya dore ibyaturangaga akavuga ati barababeshye. Umwana akaza akabwira ababyeyi bamubyaye akavuga ati barababeshye wowe na Ngabire ntimugira n'isano kandi kuko babaga baramubwiye ko ibyo yakiriye bifite isumbwe
nuko abato b'icyo gihe batandukiriye kuko bari batagifite igihana. sinzi rero nabuciye mu ijambo sinzi niba tuvuga ngo abo bato b'icyo gihe bake sinzi niba abubu bari babivamo ahubwo impamvu hari mvuze icyo kituraje ishinga impamvu mvuze abato b'icyo gihe nari mfatiye ku macakubiri ajya gushinga imizi, yego ariko nyine ubwo uburozi bwari butangiye kwinjira. oya none se rurera hari ikintu ariho ngisoma ubushize wenda amaze igihe nkizi ariko nkizi by'inkuru ariko nza gusoma nyine mu gitabo nari ndi kuri internet nshakisha ko cyaba ari igisigo cyangwa ari umuvugo cyitwa irivuza umwami, kugira ngo wumve kuko mu kinyarwanda bavuga ko umwera nuturuka ibukuru bucya wakwiriye hose. Ijambo irivuga umwami niryo shyano rya mbere ryagenze nabi ku Rwanda, kubera ko iryo rivuza umwami rya shuri wavugaga Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yarariyobotse. Ise ibyo yavugaga ati mwigisha abantu igiswahili mubigishe kwandika ariko muramenye ntibyateye kabiri umuhungu wafata igihugu ngo acyeguriye Kristo umwami kandi nawe agishaka kuba umwami, ariko kuko taracyumva ubwo bumenyi yigiye aho hatindi bwari bumaze kumufata ku munsi w'inyonga y'itako atagishobora kwitekerezaho, ntiyibuka ko kwegurira u Rwanda Kristo umwami bivuze ko atakiri iki atakiri umwami. Abwira rero abanyarwanda ngo nibayoboke za misiyoni, maze rero abanyarwanda urumva rivuza umwami koko. Urumva bari bageze abo banyamahanga bari bageze aho bifuzaga, yego, kuko baravugaga bati nitugera ku mutima w'umwami no ku ntekerezo z'umwami igihugu tuzaba tugifite. Ni nayo mabwiriza bari bafite, baravuga ati muhere ku bakomeye, muhere ku bumvwa, niki ku bayobozi babo, nimuhera muri rubanda ntabwo nta kintu tuzageraho. Kandi koko bamaze kugeraho ubwangirike nyine bwatangiye kwihuta. Ariko ngarutse kuri cya kintu nari nabajije ku ngero wari uduhaye, ubwo amashuri abaraje, ishuri ridutoza. Niyo mpamvu ubona abantu bose baba bashaka gushirira mu Burayi no muri Amerika. Kubera iki? Umuto yiga inkuru zose asoma ari iz'i Burayi, inkuru asoma zose ari izo muri Amerika, kandi bamwigisha ko uretse inkuru gusa bamwigisha ko abanyaburayi n'abamuri kumwigisha abo ngabo bose basumbye ba se na ba sekuru babo bari, yego rwose ko abazungu ndetse biteye ipfunwe kuba hari n'uwumva ashoboye guhindura inkomoko ye yabikora ku buryo hari umuhanzi wibagishije izuru Michael Jackson arebye izuru rye rimeze nk'iriryanjye n'uruhu n'imbu bagahindura araribarisha ngo rikunde ngo rimere nk'iry'abazungu yumva bimuteye ipfunwe, risigara rihengamiye. noneho harimo n'ababikora ubu ni ubucuruzi bukomeye, kwa kundi avuga ati umusatsi wacu twebwe abirabura ni umusatsi wizinga uri kerepe. Umuntu arireba akumva ntanyuzwe n'uko ari, ntabwo yishimiye, akajya kugura ibintu utamenya ko ari umusatsi wenda. Ni ukuvuga ngo intimatima yose yarabuze kurya. Biragera aho bigera no mu mazina, aho umuntu areka izina azi ubusobanuro. Twaje tubivuga na Ngabire agafata umwana we akamwita izina ndetse rimeze nko kumutuka. Twagiye tuvuga amwe mu mazina atandukanye. Noneho reba ku kajagari, izina ubundi niryo muntu nibwo busobanuro. Urumva umubyeyi yitaga umwana we agashyiramo nk'icyifuzo, yifuza icyo azaba cyo cyangwa icyo azirinda cyangwa ku buzima asanze. Inyigisho rwose Rwabugiri ntiyahakanye kwitwa Sezisoni se kuko umwami se kugira ngo ajye agenda mu bantu afite isoni, aravuga ati ibyo ntabwo ari byo. Ubugiri nicyo ngamije cyane, kuko umuntu aharanira nyine gihwanye n'izina. Iso arakwita nawe ushobora kwiyita, ariko iryo zina
iyo urifashe riraguhamba ayo mazina yacu tuyavuyeho tugafata yacu ya ntoni yabajoweri nibyo nimo yabaye kukubwira iyo umuntu aremye akajagari mu ifatizo cyangwa mu iremero ry'umuntu akibaho urumva ko kajagari kaba kazakuranga ubu ariko uzi kujya muri Google ukabaza uti harya nsobanuye iki byumve ukavuga uti harya ko nitwa ntoni mvuga iki mpagariye iki bakakuzanira ubusobanuro igihumbi bwa none hanyuma ukibaza ubu noni ndabiki ko bivuga ishyamba bikavuga icyatsi bikavuga imigirire urumva ukavuga uti ubwo se mbaye nde urumva ko usanze ntaho ushingiye nta fatizo kuko none ugasanga bakavuga bati mu kigiri cy'intone byavuga iki ati mu cyongereza ariko barifashe ntone bibibi ariko abadagi iyo bavuga none urumva utaye umuzi wawe ntawe ugishingiye urumva niba wowe ubwawe utazi icyo usobanuye n'icyo ugamije urumva rero tubigarutse icyo navugaga kugira ngo abatwumva ese aho twageze profesa ko twageze kure cyane urabona mu busesenguzi n'ubuhanga bwawe n'ibyo wabonye n'amateka yindi y'isi uzi aha aho hantu abantu bahava bakazongera bakaba bazima musubize biratuma nsubira ku ijambo yego ingabire yambwiye ry'amateka sinaricaho uwo mugani waduhaye wirivuza umwami yego numva ko aberetse ko byavaga hasi bikagera ku mwami noneho biva hejuru ku mwami bikagera no hepfo amaraso agatembera mu bantu b'igihugu n'igihugu rivuze umwami rero nanjye muri ubwo bushakashatsi byagomba gufata umwanya munini kugira ngo mbibabwire mbisubiremo ariko buhoro buhoro ndabisha no mu magambo make rivuze umwami nari kurikurikirana ibyo koko kuntu nyuma umwami Musinga yakomeje kurwanya ishyaka kurwanirira umuco wacu kurwanirira umutima wacu kurwanirira ubwiru bwacu ingaruka urayibona nyine harya twatsindiwe bwa mbere nagiye niho nkunda kuvuga ko ariho twatsindiwe umwami wacu bamukuraho baramuhushya baramuca nabwo niho twatsindiwe cyane bari bamaze no kutushobora kubona ujya mu gihugu cy'ahandi ukavanaho umwami wabo n'umunsi wakuraho bamukuraga uriya voisin wamukuyeho nyine guverineri voisin yaravuga ati mva gukora attention ku buryo abanyarwanda bataza guhaguruka bakarwanya bagaterana amacumu bari badushegeshe bari barabiherewe imbere urumva byahereye muri 25 burya ubwo birukana Gashamura burya urumva Gashamura niwe ari kubahagurutsa umukuru w'imihango nine ntabwo byashobotse kuko bari badushegeshe ubwo n'abatware ya rukuntu bagiye barabirukana hasigara abatware bake bariya abemeye batisimu bari bagatarakana ntuzana nire batekaga ngira ngo baramagana ntuza ntuza swabo ntuza warudahigwa kayonde n'iki kayonde we n'ibindi ariko simeze oya abari barafashe ubukristo nyine yazigara abari ku mugambi w'abazungu nyine bamukuraho bamujyana nanditse article bamujyanye ushobora kuzayisoma Musinga Akamembe nuko hageze nuko havuye bo nijagura gusa ko gutsindwa ibyo nanditse article n'ubushakashatsi ibyo birajya mu muco w'abanyarwanda cyane baje umuntu uhandaje wawe agutwaye abana Musinga aramaze kumutwara abana agutwaye abagore noneho bagutwaye byose bakugeza imbwa wazi wawe akatwara umugore n'abana
oya none se ariko rero professor none se urumva gutwara ikintu cya mbere bavanyemo suko batwambuye umwami nuko batwambuye iwacu ubu ngubu abantu n'ubu rero hashize imyaka Musinga yatanze muri 44 umuntu wo mu Rwanda uhari utarigeze ajya ni Burundi urabona ko i Burundi ari hafi aririmba ko ngo adafite gakondo ukaba mu gihugu wumva atari iwanyu baravuga bati n'ubundi ntituzi n'icyo n'umwami yanakoraga ibyo byose n'abagurugero yahereye ku burinzi bw'ibyo kuvuga ko umwami niwe wabirindaga urumva bamaze kumukuraho nicyo yagaragazaga ibindi byose niho yarageze ibindi byose biburwijyanye kuko wari umurinzi none utekereza mu muco sha isomo kuri kumwe barakwimitse barakwimitse ureme noneho umuntu rwose yisheso Professor no mu muryango w'abiru kugira ngo ibyo bintu n'umukobwa arabizi izo mbaraga arageraho hagati akavuga ati urabyumva sha urumva bigahita bigaruka noneho mu bwiru ntibyari byarabayeho mbere uretse umwami ufite izina rya Kirima niwe abaga afite akantu na hari simbo n'ikinyarwanda cyaryo yuko yimikaga abami babiri bazamukurikira ariko ubundi ni itegeko nicyo ryavukaga ni iragi umwami witwa Kirima ko ngira ngo ni nawo muvuno nuko nabonye hari ukundi babwira ubwabikatishije kubyerekeye Rudahigwa yagomba kwitwa Kirima burya nyine byari byapfuye byari byamaze kuko gasha muri yahaba yari kuvuga ati yitwe Kirima ko arazi ko Rudahigwa azasiga yimitse abami babiri bazamukurikira kuva kuri Rutarindwa kuri Musinga bari baramaze kubyinjira babona impungenge byatera bavuga ati ibintu ko tubishaka kubica vuba haramutse hagiyeho Kirima agasiga yimitse abandi babiri bazamukurikira n'indi myaka iri imbere guhangana na ariko no gukora attention ukabyumva neza kuko naho ngiye kwagira bivuze umwami na Musinga n'abana kuzi yanyandiko ya Musinga yanditse avuga ati umwana wanjye uzagenda akajya muri bazungu akabatizwa ndamuvumye yandikiye bamushesha mbugu yaratuye hari iwacu mbugu mbese nagize ngo ni umugore wa Rwagataraka ni umugore wa Rwagataraka nyine Rwagataraka atekaga iwacu data n'umugaragu Rwagataraka yego ariko mu mayeri menshi none urumva byaramyaka cyane mu bushakashatsi kuntu umwana w'umunyarwanda muzima yemera yuko se mugaraguza gati nawe akabikurikira cyangwa ubushakashatsi ese koko Rudahigwa yarabyemeye ese koko Musinga yaremeye ngo bimike umuhungu we ubwo bushakashatsi yego ndakurikira shaka bivuga abanyarwanda nanone nubwo washatse kutwara ubwenge ariko turacyafite mu mutwe ntabwo burya batwaye ngo babaheze bayezaho abazungu barakina n'abanyarwanda barakina n'ubu bagikina kandi icyo gukina nicyo gitumye twashoboye kuba tukiriho tugasohoka mu ngorane z'igihugu cyanyuzemo hari ubwiru bwacu abiru bari bagihari burya mu mateka y'ukuri y'ubwiru n'abanyarwanda b'abanyarwanda ubwabo ntabwo Rudahigwa yageze aho umwami isa akiriho hariya Kamembe arabiru bari babizi ari Musinga arabizi ari Rudahigwa arabizi ariko kuva muri 22 abonye basumbirijwe bameze nabi babiri byamereye nabi bo Musinga ariko ati mwana wa ati mwemere kwemera nyine bamvanyeho muri 29 yabarayibonaga 30 barayibonaga ati noneho abazungu ari bakoraga playa ari Rudahigwa ari Rwigemera wo bazashyiraho ko ndibuka ko Kayonde abonye ko Musinga ashatse kugunganisha
meniye umutware waha kuri uyu musozi turiho w'umudiventisiti wari wahadutse ngo amugonganishe n'abapadiri bera b'i Nyanza amubwira ngo ajye aza kuhasengesha. Kayonde niwe muntu wa mbere wabibonye, aca intege Musinga ari mu mutwe witwa Inshogozabahizi, atuma abana b'abatware bose bayoboka ubudive neza bigenda nabi. Urumva abanyarwanda araritikire nanditse mvuga ibyago biruta ibindi byaguririye abanyarwanda. Navuze nyine ukuntu abashibo babeshe Ndahiro Cyamatare, ari navuga nuko abazungu bya kabiri badutsinze bakatugeza kuri jenoside, bigodongo kugeraho igihugu kica umwami kikica kikamara igihe kidafite umwami. Ibyo ntagira nkubwire ibya Rudahigwa na Musinga bari barumvikanye kugira ngo ubwami bushire babuvaneho burundu. Reka nemere ngende wowe usigare umpagarariye mu biru. Ibyo byose Rudahigwa ntabyo ubwiru yagiye bamushyigiyeho, ntabwo bamwitse by'ubwiru. Imihango yari ikiri kuri Musinga. N'igihe cyose Rudahigwa hariho na Musinga ari Kamembe, iteka ajya kumukonsulta kumubaza dukurikizeho iki. Ndetse abiru bamwe bajyaga bambwira bati bari bagikora wa muhango wo gushyira ikirenge mu cyasi. Gushyira ikirenge mu cyasi bazanaga bashyiraga ifu mu nkangara, ise agakandagiramo, noneho bakayijyana bagashyira umwana we nawe akakandagiramo ngo rebe ko igihe niba nk'igihe cyo kunywa cyaba kigeze. Noneho ni ku gihe bashobora kwimuka umwana kugira ikirenge mu cyaso, akagira ikirenge mu biravugwa mu Kinyarwanda mu mugani, ariko mu bwiru byari byo ko yaza akagira ikirenge mu cyase akabera ko umwana ari gukura. Nuko kugeza icyo gihe rero Rudahigwa yakunda kuza mu Kinyaga nyine ngo nakoze zawe barabimbwiraga. Noneho hakaba ubutware bumwe cyangwa se abanyarwanda bamwe bagashaka kumwirata ngo bamwereke ko ngo batumvikane na se. Abenshi yarabukubitaga iki kaje kamuganga ngo cyaje saza se ngo kiri hariya ngo uje kugishaka w'ikigire aho iki. Ndetse na Rwagatara yabijyakamo akajya abwira nyine abandi bajya kubwira Musinga ngo nanjye kandi Rwabugira, ari kubwira ngo ndi Rwabugira. Umubwira ati niba Rwabugira yasa nawe ntiyaba ari we yaba ari yataye. Niwe yuko ntiyamushubije neza, amusubiza amubwira ko ari ikigori avuga ibitari byo. Noneho rero urumva Rudahigwa ageraho ataka u Rwanda, turavuga rivuze umwami, u Rwanda arutura Kristo, arutura Imana, arutura u Rwanda, arutura Imana y'u Rwanda. Uzongera usome muri ya sengesho yavuze, yavuga ati u Rwanda ni urwawe Nyagasani, Imana y'u Rwanda. U Rwanda yarutuye Imana y'u Rwanda, ntabwo yigeze arutura Imana y'abantu. Ubwo abanditse rero babisemuye ukundi kugira ngo abazungu barishimye cyane. U Rwanda tuye Kristo, Imana y'u Rwanda. Mu bwiru Rudahigwa bizi ko atari kurwa abazungu. Mu bwiru barabizi, aho ngaho niho tugomba gukurikirana, kuko Imana y'u Rwanda iyo bazanye, ariko twebwe turi gusenga Imana yacu. Ntabwo Abanyarwanda bava ku Mana y'u Rwanda. Niyo sogokuru yajyaga mu misa hanyuma ataka abantu. Ndetse Abanyarwanda bose babaga mu misa bakabandwa bagaterekera. Niba n'ubwa byari bimeze bityo, abantu bakibuka abakurambere babo, nimba yako simbo n'impamvu babikora byombi. Icyo gitugu dufite ubuyobozi bwemerera ko abantu ubu njyewe ndakigisha muri kaminuza ya Université ya Gitwe y'Abadive, kandi njyayo ndasenga Imana, ariko ukayisenga ari y'u Rwanda. Senga Imana y'u Rwanda. Kandi Imana y'u Rwanda iyo usenze kuko Imana y'u Rwanda niyo Imana y'isi yose.
nk'uko bariya bavandimwe hari gurupe yacu y'u Rwanda meza ya Celestine ntabwo nari ndimo uretse ko ndakibegera cyane iyo Mana y'u Rwanda niyo nkuru niyo mu bwiru twamenye tumeze neza Imana ya hano y'u Rwanda iyo Mana ariyo Mana kamerano itari karemano itari iriya abazungu iriya bigishwa mu makiriziya y'abadive y'abagatolika Imana karemano ni Imana biremeye yego igihe yacu ari kamerano yacu ni iyo Mana biremeye murabizi mujya mubisoma igihe bayiremaga igihe tuva muri Egypt ntabwo ya doze Marenak Egypt na Musa ijya mu Isirayeli aho ngaho niho nyine Imana kamerano yacu batangiye kuyikora uko bashaka iba ya Mana bavuga n'ishusho y'inzungu n'ibyitabo byabo babihinduye abazungu uko bahinduye abantu bakaba abazungu nyuma urumva ariko ni nyuma ubundi mu gihe byabayeho Musa na Buramu barabirabura ufite n'imico yabo n'Imana yabo erega ibyo abantu wenda nuko batabyitaho cyane no mu byo basoma njya mbwira bimera nk'urwenya aho baza abantu ese ko Imana yabumbabumbye umuntu mu itaka kamuhumekera umwuka w'ubuzima aho muherukira kureba itaka ubu risariti umuntu yariko yaremwe uko yaremwe niko gusa abarikiyologe twicara n'abarikiyologe muki twiga arikiyologe ko abantu batangiye niyo batangira no abazungu bose hari uwatwigije ibikopensi n'iki avuga ati twese twatangiye tubirabura abazungu bara yari le grand archéologue français wakaze cyane wabivumbuye nyine bati twese twatangiye turabirabura kugera iriya muri Egypte kugera muri Palestine kugera muri Arameya kugera muri Turkiya icyo gihe abantu bari bakirabirabura uko ADN ukuntu yahindutse nibyo nabyo nabisubiramo basubiramo kareba no ariko cyane cyane twamenye babwiye nibyo ruzi umwami niki abanyarwanda ukuntu bagumye ku muco wabo wihisha hasi mu bwiru bwabo nibwo ntabwo ubwo bari biringiye ko bazacuburuka bitakojeje umutima burya ntawe ubu niko turi kuzuka wambaye ujutese tuzavamo rwose nuko rero tuzavamo tugaruka nuko uvuga ngo kwaruka ku muco wacu ukagira ngo nuko garuka kuri by'iki by'indirimbo cyangwa kugaruka kubwira ubwacu ku bwenge bwacu ku mutima wacu ku by'imbere ntabwo ari ukuvuga tugakunda iwacu tukagira ishema ry'iwacu noneho tukagira iby'iwacu kwiga iby'iwacu no gushobora kumenya iby'ubwo ese u Rwanda rware ruvuze iki u Rwanda ni iki ese u Rwanda ruhagarariye he twagize Imana turi kubona abakomoka ku biru nangiye ngo ndi mu kamuryango w'abiru uretse ko ntigishijwe ariko iby'ubwiru hari bimwe bikindimo ufite amaraso nyine amaraso abene ndoba ya Samembe ya mukobwa wa Ndoba urumva twajya duhura na nuriya mukuru wanjye Kisi nawe uriya ni umukobwa w'umweru w'umweru we yageze aho yaranigishijwe we ngira ngo ahari yagishijwe gake uretse ko yaje kujya nyine mu by'idini dusahuraga ufitemo akantu wese bamushyiragaho imbaraga ntureba na Padiri Alex Kagame se ubwenge yabaga afite ariko muvangiramo kandi kugeza igihe erega namwe nimwemere ntabwo twavuga ngo
basha imbunda turasha abazungu oya rwose Oya, mwemere tube imfura tumenye kugarura umutima yego nababwiye nti njyewe nigisha muri universite ya Gitwe y'Abagirire ndasengana nabo nibutsa bya mpyisi pasiteri w'Abagirire ngo ntabwo nzingira umunyarwanda namwe iyo rwose kugira abikeneye yabikeneye none se njyewe na mpyisi twashingiye Rutanga rw'amaboko tukamushingiza umwishywa yego tukamwinjiza mu banyarwanda akubaka urugo rwa kinyarwanda rwemewe ndetse rwera kurusha abahingwa kwa padiri cyangwa kwandi nk'ibyo nibyo ndi kubashimira ukuntu namwe muri mu nzira nziza yo kumva yo kugaruka yo kuruhuka kandi tukifuza ko n'abakurikiye urubuga batekereza bakagarura umutima w'abanyarwanda ikivuga abatwumva kandi tugahera ku byo biri aho erega hari igihe umuntu ukurogoka wavugaga hari igihe abantu batekereza ko ari ibintu byo guhera ku bintu binini cyane bazagomba kuvuza ingoma ubwo n'ingoma yavuga kamera nk'abari ndamutse wenda ko babyuka natanze urugero rworoshye hari umugabo w'inshuti yanjye wambwiye terega makuza nimwemere ko aba bantu badutsinze nta kintu turuhira tuzahira he ndamubwira nterega ntabwo uzarindira kuyobora akarere cyangwa igihugu icyo uhindura ndamubaza ntese uba abana bawe ko wabise amazina utazi icyo asobanuye hari uwaguhagaze hejuru ntawe akamwita Rawurenti akamwita ariko bahereye hari byinshi dushoboye none se ibyo twavugaga menya icyo gikorwa wakoze wumve uburemere bwacyo wumve ese iyo nzira iguhesheje agaciro kuko uko twese tugenda twigishanya uko mwaje n'ubwo muri kumva impanuro mu bigezo y'inyigisho wumvise iyo nyigisho nabahaye ya Musinga na Rudahigwa ko abari abantu bafite ingoma bacu aho kugira ngo dute byose dute byose reka tuborohere gake ariko ibyacu ni mu bwenge natwe rero mu bwenge tukagenda tugarura ibyacu buhoro buhoro ufite abavandimwe turi kumwe nabo baratanga amaboko umushinga wo kuba turebe ukuntu twazageraho kaminuza nyarwanda itari izi ngizi twigisha kubona ubugiye twigisha abantu bagira urugero bavuge batese ibyacu nibyo nakubwiraga cyagiye tuvuga ibya Afurika nyuma nkubwira nti amakuru ubushakashatsi bw'uko dushoboye n'ibyo twakoze birahari ariko biranyanyagiye hirya no hino ntibifite umurongo wo kubishyira hamwe kugira ngo abato barimo bazamuka bakora ubushakashatsi abafite amakuru ari hamwe yayaheraho rero nk'icyo gitekerezo n'ibindi byinshi n'abandi bafite byo kwegeranya bikaba hamwe noneho bikagira imbaraga bya bindi bavugaga impamvu babipfobya ibyacu kuba binyanyagiye burya ibintu binyanyagiye ntibigira imbaraga ariko iyo byegeranye bikagira benshi kubihakana birabagora ariko iyo uri wenyine kugupfobya bakavuga ko ibyo wewe wenyine wavumbuye bidafite agaciro biroroha ariko muri hamwe mwese mwishyize hamwe nk'abaprofesa babizi bisigara umuntu adashobora kubijora yego igitekerezo nari ngiye kujyaho yego ngiye no gushima iki kiganiro cyane cyane habuzeho hato kikaba nk'inkera nuko cyabaye ku manywa ariko nkavuga ntahari ntabwo nshobora kumenya uri buze kwakura aho turi bupfundikire kugira ngo abanyarwanda turi gupfundika tuzagipfundura tuzakigarukaho nageze mvuga ngo dukora iki ese hari icyakorwa profesa nibwo atugiriye bimeze avuga ati birakunda duhungiro z'uburyo nyine twagiye
tuzahuka buhoro buhoro ariko hari aho yikije aravuga ati erega ati igikomeye ntabwo ari ukuvuza ingoma ni ukumenya ngo u Rwanda ni iki umunyarwanda ni iki ni umuntu mbese nanjye ndi iki ni ugusubira mbese ndi umuki yego iyo tubwira ati ndi umunyarwanda wumva icyo washatse kuvuga urabyumva ndi umunyarwanda ndi iki urwego ndi umunyarwanda burimo ku buryo umuntu asubira kwiyumva agasubira kuri ya za ndangagaciro zacu si umunyarwanda yariraga yabaga agamije bakunze kuvuga ko garuka ku ntimatima iyo yabaga arimo kurya yabaga agamije iki yaryaga ate iyo baganiraga bagamije iki iyo bataramaga ku buryo umuntu yisobanukirwa avuga ati burya niko umuntu azahuka rero nk'uko Ngabire yarayije wenda tugira no ku ndunduro y'iki kiganiro kuko dusoze dusubika nk'umuntu wakubaza akavuga ati uyu munsi nanjye numvise ko umurage wanjye n'ubunyarwanda bwanjye nubwo nari narabishyize ku ruhande nongeye kumva ko ari ngombwa akavuga ati nk'intambwe ya mbere naheraho wenda ni ikibazo twese turi bwibaze na Ngabire aragitangaho umusanzu na profesa nanjye ndagira icyo mvuga aba ari cyo dusorezaho wamugira inama yahera havuga ati ko numva ari byinshi ubu intambwe ya mbere nteri yindi yego mva uwo musozo tugiye kugeraho niwe twari tugize kwimenya kumenya ko uri umunyarwanda icyo bivuga ugatangira kumenya ko umunyarwanda baduteje agaciro ariko dushobora kongera kwiha agaciro ariko n'ibyacu tukabiha agaciro mwanyeretse igitabo mwanditse ejo n'ibindi byose mwanditse mvuga muti imibereho y'abanyarwanda reba nk'ubuzima bwo kwimbehe urumva ukamenya iyi mbehe ivuga iki kwiha agaciro ni ukumenya ko iyi mbehe iriya sahani y'intuzi na plastique cyangwa icyuma rwose ntabwo nagake ntahi ihuriye n'imbehe kandi aho binahuriye ntabwo yiruta imbehe niyo ifite agaciro mu kwandika ibitabo mu nyibukije iyo ndi kwandika nyari no kwibereka kuko niyo tubona akanya ndi kwandika nanditse ku buhashyi bw'abanyarwanda igitabo iyo narakiberetse ariko murakizi noneho nandika no ku nyamwe na padiri nandika no ku myuga y'abanyarwanda cyari gitunze abanyarwanda rwose n'ubu ndagira ngo nongere ngisubireho muzafasha byatinzemo ariko hari titire nazo imyuga y'abanyarwanda noneho sutitire nazo nahere ko nyibuka abanyarwanda kinabwira nta kintu na kimwe abazungu batuzaniye tutari twifitiye ubwacu muri byose muri amajyambere nta kintu abazungu batuzaniye tutari twifitiye ubwacu kandi byiza gusa baduhenze ubwenge bwo kubidukuraho kuko ndi gukora nanditse ibitabo kera mvuge ibikorwa by'abanyarwanda nakoraga description nkerekana amabara y'ikintu ariko noneho araba nageze nkagenda mbisobanura amenya icyo ari cyo nko ku nzu y'ikinyarwanda mvuga icyo ari cyo ibi byavuga iki iyo baza gutya biriya byo gutwika ubutare gusongesha ubutare imihango yakorwa kumva ko ibyacu ndetse bifite agaciro karenze ibyo abazungu batuzaniye karenze ibingibi baduha byose twari tugifitiye noneho wakora icy'abanyarwanda babona kwimenya ni ukwemenya icyacu twakoraga akamaro kacyo rero ntabwo turagera rwose
niko mu ishuri hariye mvuga nti ese murumva abazimu bacu icyo bari kutubwira abazimu abazimu ahubwo badasohokeye rimwe bikanze nyine bashaka kwiruka kuva mu ishuri bamwe bari gutangira kunyumva uvuga nti abakurambere bacu niba batugize ntabwo ari ba none batugize cyane kuko ukumva ko mvuze nti dore umuzimu abakurambere banjye mvuze nti iyo nibo abanyeshuri bagenda bavuga ngo rero buri munsi buri gitondo buri mugoroba niyo ndaterekeye kuya ngo twari tuzi ko uri umukristo akumva ko guterekera si no kubandwa atari amahano nawe igihe yiyambaza mutagatifu Atanazi mutagatifu François d'Assise aba arimo aterekera ahubwo akaterekera umuzimu utari uw'iwabo kandi icyo mu Rwanda cyaraziraga guterekera umuzimu utari uw'iwanyu kirazira ubundi birabigukoraho ko abanyarwanda bo bacaga n'umugani bakavuga bati wiyambaza imana y'undi ikaguha ubuheri urumva nk'icyo kintu urumva abacu ni imizimu ababo ni abatagatifu yavuga ati muka wera manuka ntabwo yumva biteye ubwoba ariko ntazi ko umwuka wa nyokuru umwuka w'Imana y'u Rwanda ari wo umutunze ari wo umubesheje icyo mvuga no kwimenya ntabwo ari kwimenya gusa no umutima nabyo ni ngombwa ariko no kumenya icyawe ukamenya agaciro kacyo umuco wawe ukamenya agaciro kawe ntugitakaze cyane ugiye ngo turabone igishenzi ibi kubona umuco wacu n'abanyarwanda benshi bamwe bakivuga ko ari ibishenzi nyine nawe uba witutse ubaye wituka yawe bibaye bishenzi nawe ubaye umushenzi ututse so wuhe umuzimu wawe wa sogokurambere uramututse si so se ututse nyogokuru wawe aho uzubaha ikizi tekereza ukuntu bababaye yabona tubateye umugongo tubatuka ngo byo ngo nta bwenge bari bazi ngo kandi yarakubyaye ntagute akakonsa akakurera akageze u Rwanda rwacu bararugenda u Rwanda bakarwagagaza rukamera rutya rukanda nyine ariko abari hubu yareba u Rwanda rwacu karumenya kwamenya ko ari igihugu cya mbere kidafite ikigisimbura kidafite none rero niko nagira mbabwire ndabashimiye bayo umugisha rwose kuko Imana yacu ivuga umugisha nuko mbibasabiye kandi tuzongera tubane n'ubwanjye ndabashimiye nagira ngo ngarukiraho turavuze ibintu byiza nubwo tugiye ari magambo make tuyivuga murakoze cyane iri huriro n'undi tuzakomeza ndabi bakunzi bacu se gira icyo babwira dusoza n'ubundi si mvuga cyane ibirenze ibyo mwarimu Nyagahene yavuze ni ugusa n'abashyira injishi y'umusozo ku cyo twavuze ariko tudasoje kuko ahubwo tugomba gutangira ubu ngubu dusa naho twikamase kugira ngo duhindukire hari ukuntu bajya ababwirizamana z'abazungu bavuga bati mwitange muhinduke duhinduke urebe ikiri icyawe ikiri icyacu naho uri hose nujya no mu isoko njya mbwira n'abantu ujya mu isoko uvuga utari muri ibi wahoze abimbaza ejo ambwira ati ese izi basi ziracyabaho urabona ibasi zisanzwe za plastique ndavuga nti izi basi ni made in Rwanda ati narazishatse ndavuga nti rero sinshobora kujya kugura ibasi ya Kenpori ikorewe muri Kenya cyangwa ya Mukwano ikorewe ahandi nubwo n'abari abavandimwe ndahereye aha ko dufite inganda 3 za plastique simbona impamvu nkwiriye kugura plastique ivuye ahandi dufite yacu bona nubwo izo za plastique atari zo dushingiyeho none ariko ukabariza ndinde icyacu ni ikihe kimfitiye uwuhe mumaro u Rwanda rugera he ruva he muri gihe rufite mwanya ki aho rero ni abantu nibatangira gutekereza u Rwanda rufite mwanya kimwe imbere muri bo
nakurahira Rurenge yuko ibintu bizaba biriho bigenda bijya mu maboko buhoro buhoro. yego murakoze rero nk'uwari uyoboye iki kiganiro nanjye ndashaka gushimira abadukurikiye. Hari umuntu wibaza ati iki kinyarwanda, iyo nabwiye abantu ko muri 98 ntari nzi ikinyarwanda, n'ubu sindakimenya byiza nifuza, ariko abantu birabatangaza. Rero iyo ushatse ikintu ukamenya agaciro, ubu ngubu njya mpura n'abantu, umuntu nkumva agize urwitwazo rw'uko mpamvu atakizi, ngo yabaye ahandi, ahita amubwira nti ni uko nyine utarumva agaciro ko kuba uri umunyarwanda ukaba utazi ikinyarwanda, utazi iyo umenya agaciro k'ikintu, uburyo bwo kukimenya no kukigeraho biroroha. Koko ntabuciye mu ijambo, imyaka 30 namaze i Buraya niyo yanyongereye inyota yo kumenya ikinyarwanda no kumenya umuco, kuko wasobanukiwe nyine uwo uriwe. Kandi burya icyo nashaka kubabwira ni uko iyo ukunze ikintu utangira gushyiraho nyine ingamba. Waba uri kuri YouTube wabona akantu kavuga iby'iwanyu akaba ari kuheraho, wajya mu isoko ukanga biravuga imbuto z'iwanyu akaba ari uherewe. Ngewe iyo ngiye kuri bife mpera kuri bya bindi by'iwacu, ibyo bihaza, ayo mateke, kuko nzi ko nibibona abakiriya uyu mucuruzi arabishakira kutabibura. Noneho nabishakira kutabibura bitume ababihinga bamenya ko bifite agaciro, bahinge byinshi. Rero nusanga cya gitabo kivuga iby'iwanyu kigure, biratuma wa muntu washyize umwanya mu gucukumbura agira umwete. Made in Rwanda nusanga cya kintu cyakoze kigure, bitume byaguka. Nuko umuntu niba urimo kwita amazina abana bawe, shakisha izina nyine ryiza ryacu urimwite, cyo kwa sogokuru, urimwite, umenye impamvu urimwise. Urumva nuko bigenda biza, nuko umuntu agenda azahuka. Kandi koko ntabwo umurage wacu wigeze udutetereza. Igihe cyose twabaga tugeze mu mage tukawisunga, waradutabaraga. Ikibabaje ni uko iyo tumaze kumererwa neza turongera tukigiza hirya. Ariko icyo nshimira, ntabwo nasoza ntashimiye igihugu cyacu n'abayobozi bacu, n'ubwo buzahuke buterwa n'umurongo irivuza umwami nyine riturutse ibukuru. Abantu bagiye bavuga batari ko hari ahantu ibaza atari ko mutekereza ko twebwe yaturemye duciriritse, kavuga ati ibyo si byo, ntimukabyemere. Ni ukuvuga ko rero iyo ntero tugomba kuyikiriza, ariko natwe tugakora ibyo tugomba gukora. Buri muntu mu mujisha icyo ashoboye akagikora, ku buryo abatindi batagira umutima bashobora no gucya bakavuga bati aba ngaba twongere tubasigingize. Ariko basanze twarisobanukiwe, dushyize hamwe ibyacu twarabyagagaje, ntawe byakorohera. Na n'ubu baracyakomeje umugambi wabo, mwabona muri byinshi ahangaha, wavuga byinshi cyane, ntabwo byabura. Ariko nyine biradusaba nyine, ndumva tubashimiye kuri mukomeze mukurikire Murangire Iwacu. Uyu mwaka nk'uko twabasezeranije, iyi ni intangiriro. Muzabona byinshi, muzumva ababyeyi benshi, muzumva impanuro nyinshi, muzabona ibikorwa byinshi by'iwacu. Mureke dukomeze twagagaza u Rwanda, kandi dukomeze kwihesha agaciro nk'abanyarwanda. Turabashimiye. Mugire Imana y'u Rwanda. Mugire Imana y'u Rwanda.